Sura musazara agenda mwiyumvamo cyanera sigaye numva mukunze sigaye numva arenze n'umugabo wanjye rwose ariko ko se umusaza wanyemereye ahubwo namunganye reka uzagenda mwitaho nanjye muheke yuko mbishoboye ndetse yamama reka atari yanabimenya sibyo iranzu gusa ndimo nta n'umwenda yari yangurira basinyanguriye n'igitenge nk'icy'abandi bagore kuri wa musaza ndabizi azakimpa wa musaza arankunda mu bigaragara nanjye ashobora kuba yaranyishimiye ariko ngiye gukora ibishoboka byose nanjye mwiteho ahubwo se ko ari uko ndi kumubura kambe ngiye ngere harari igihe wenda turaza guhura nkamubona ijuru ni heza cane hazabaye ibyishimo muraho neza amakuru gawe mukobwa ni meza none si ejo wavuye mu isoko ryari anyuze hano ndakubura nangije ndakomeza birumvikana ko ushobora kubona nagiye hepfo kureba za nka zaje harimo nayindi nakugeneye nje umva kubwira ntukanyagwe kuko wowe ntabwo muri mu bantu nabesha ikintu kwaba ariko kukunyaga ukuri mbambura abana njyewe rwose njyewe nkaje yakurinze ico nakwemereye co nakikwemereye nagwamu ahubwo nagwamu mago mu bandi dangu ariko uri umuntu mwiza kubera ko rero nakurebye buryo rero mu bakazana banje uruwaka uko uruwaka gahe akabiri uyu uruwambere sha uruwambere ndikimana kandi warambwiye ngo wa muhungu wawe nawe yazanye umugore akamuzana mbere wawe ndi witwa Mpangirashe yego nyine n'uwambere mukuza mu rugo nyine mu rwanje ariko uruwambere nyine mukuru umeze neza mu buriri n'ukuri kwibara ako nta muntu twumvisha ugize ngo tawe rero naravuze ngo waza nyine gusura mutuboga hani wanje kandi nari naje warambwiye ngo nzajijishe nze soroma imboga naje nje kukureba rero ndakubura ndavuga ati n'ubundi ntabwo ndareka kuzisoroma kuko nta muntu uramfata ndi kuzisoroma reka nzisorome wenda hari igihe turahura mu nzira ndangije kuzisoroma rero ubu kureba bati bujya gusaza no gutahuka dore nagize uca agafunguzo maze gukinga kumbi nagakingiye mu nzu niyo mpamvu wageze hano ugasanga akinze ndavuga intireka mbe nigirira siriya mu nka nta kundi ubu hano harafunze ahubwo si turabigenza gutuga umunsi ko hano hafunze kabana nagize wenda ngo tuyirangiriza hano mu nzu kwa kundi nyine ubwo sinzi ko twabigenza niba urufunguzo warutaye yamama yagiye yamamare ngo niba yagiye ngo kwa Patrick wa muhungu si umucuruzi wo mu byapa niho yagiye sinzi ibyo yagiye kureba ariko ahuraga naho rero ariko Patrick munya ni inshuti ye we wasanga ngiyeho Patrick sinari nanamubona usibye ko ari inshuti ye arambwira ngo ajya kugura ngo niho bacuruzaga imiceri myiza cyane rwose na za kawunga dore ibitoto byose ni umuceri gwiwe ariko agiraga umuceri mwiza rero nawe utetseho mbona ubwo muceri ni mwiza reka tutere kubitindaho ntabwo mwakuvuganye si igihe aramarayo yambwiye ngo aramarayo nk'iminota 30 numva rero nta nuko ari myinshi nubwo uratwasubiraho yo tukanusi ko urabona hano harafunze kandi urabona ndako twaje mu kibaro n'ukwisuzugura mu Imana twagerageza nk'iminota mike wenda nka 15 ariko waraza nyuma y'iminota 30 twagerageza 15 maze kugira ngo tujye abantu tubona arega nanjye tsigaye numva naragukunze cyagenda n'ubiciro kuva gwawe ngira ngo arakaye ngo tuzira kumva kugira batajya abantu batubona wowe ugenda bikameze ibinyuma gatoya kumva ndagusanga mu rugo ntabwo twashorera ntabwo njya dusurana n'abakazana abantu bazi ko ntinyanga mugayo wowe ugenda mukanye ndaje genda nta kibazo najye mbe niko byo bihari nyuma ndagusanga mu rugo what
It was at inzogara nyine amabere yagera ndaruka ugacinyira amabere k'inzoga iraryoshe be agahora wakoze inzoga nk'abandi nubwo mfite data w'imbwa ugeze ngo ko nzahana mwinshi what ndusigara akora mu iyi minsi ndaza ndi kubyumva Chanyoka amabere uri mu biki ese muvuye mu iki gitondo mwa Shanyira amabere uri yakugurura umurizo kukamutaye none se utambwira ko waraye ubwo waraye ahandi jewe naraye kandi nubwo nasinze oye ndakubibona wewe nje ndabwo nasinze urantu kunywaga ura rero nanjye byagize guca umva ibintu by'inzoga nibanye vuba kera ndabwo unywaga jewe buriya nimugoroba namvisha gatangiye kumva atavuga ati wawigendeye akubwira tutati wapi rero inzoga ndazizi none dore uko wabaye none simwe byagenze gutemwa nabaye ite wabyutse amahoro se mwana jewe nubwo wenda nasinze ariko ndabona nkweye ariko mfite viyewe n'imbwa yarare mfite igikuru cyanjye nacyo ni ikibwa bombi ni ibibwa babyaranye ari ibibwa ugeze ngo kubona mukuru wanje Viyarongora umugore we nabimubwira kanyita imbwa naribi ahubwo njenzi nywera iki inzoga ariko nawe rero inzoga uracaza ufite waziraranye inzoga ni umugore buno viye ejo siyo twagiye mu nama ubonye ibintu byabaye ariko rero njyewe ntabwo nashinja ndeviye nashinjaho ntabwo namushinja pe kuko ntabwo aje afata viye wawe imbere y'imbaga nyamwinshi ngo ugiye kumushinja ngo wasambanyije ngo mukazana oya kambaye n'imirimo myinshi wazanga zinyoke biri ubundi umuntu wo kumenya ubwenge biraje baracicika kabishira inyuma urimbwa impamvu urimbwa wewe ugiye kunjinjirije imbere y'umusaza ankubita n'ibivide oyitonde se igihugu se cyaba kiriyora hajya yarambwiye ngo aramara ibintu 30 atari yagaruka ugeze ngo ukomangana ubwitonzi noneho naramubwiye ngo ntago cyageriwe none ngo ngezeyo ngasanga ariyo byagenda gute yemwe bahano karame nawe muko amakuru ganyu mbese muri yo Sani wawe mzee nije ongea kweli uraho kandi icyo hivi Mungu yaje ntabwo yaza none nakwinjira hari ikibazo se umva rero nkubwire nuko umenya ubwenge bati baragambaga ngo n'ibiti biravugaga sinakubwiye ngo twakoresha iminota 15 yavuze 30 turakoresha 15 yako nanjye ntabwo ntinze rero ntabwo utinze tugiye vuba vuba ni ukuri kw'Imana pe ni karibu rero Jesus is Lord. It was at ko yakinzoro ntago hakinze ewe sheri guno munsi yabaye gisheri karame uraho si uraho neza wibereye iyo ngiyo meze utase wewe uje koga si wahinduye dushe ako nta birenze tunago ndi koga birenze ntago ari koga birenze ntaribi nanze rero sheri urugendo rero sheri kambereye urundi ndi wareba byagenze neza nta kibazo kabike kino gikapu mu cyumba turebe ukuntu twagira ijana nyine icyo gikapu gikubita ukimbikira se
Burya nta kibazo ukamenya ibigeze mu nyine cyumba se. mbere uba wananiwe Burya nta kwa kibazo. Patrick nubwo ntazimenya ariko Unanirwa kubika igikapu cye hari ikibazo sheri. neza nanjye kukikubika Nta kibazo noneho. kukikubikira bawicaye hano uruhuke sibyo She nta kibazo kimbikire. Kimbikire naribi nanje reba nyine ukuntu naje muri dushe. wicaye hariya Kanicare naribi kanicare. Sheri. Naho ubundi Jesus is Lord. Mana y'isi n'ijuru mana y'isi n'ijuru Bikira Mariya wongeje Yesu. Yemu uri yabamare nimbagira cyatiriye umva uvuye yemu ko hajya utahangiye ngo wese hajya ngo wese yanyu ya hajya nka kutakugamba siwe hano kandi ugeze hano mbangira nakuyamamaye reka mpegiye kuko kundeba nawe bayi murabeho Ibi ndago nabyiherera.